Ntacyo kimwe hano ntacyo bikiri bakura yitoni kaberego wenda tasiaka abantu ni benshi n'ingumi zakuze abantu ni benshi n'ingumi zakuze Nihuto. Izi mbaraga muzivane kwanza. Izi mbaraga ni z'ababyeyi. Abaye ababyeyi. Ntabwo ari izacu z'abakurambere ba kera. Kandi impano burya bari yawe ibaye yawe ni umutungo wakagombye kuba utunze kera. Ubu ugarurijwe byaratewe no kuba warahuye n'inyatsi. Ubusaba muvanye n'inyatsi. Inyatsi nayo imuvanyeho kuko umutungo uyu mutungo uturuka ku babyeyi ntabwo uhoboka kuko nta nyatsi bubamo iyo wakiriye n'inyatsi yagiye. Urabona wambaye ibintu by'impu uratambikije hano kameramani waginana nanjye hano hari amayogi hano ndabona ihembe ndabona iki muganga ntishaka n'igikorwa ubundi muganga mwavunitse ubundi muganga mwavunitse umva cyagiye namubwira ngo ufite nimero yiwe cyagiye wa mukobwa yiguha ukayimeza no mu kiganiro njye naramubajije ese ubundi ubusanzwe ukora ibiki n'ibiki ambwira ibitangaza akora nanjye njya kureba no ku zindi YouTube yajyaga akoreraho mbona atanga n'ubutunzi namubwira ati se nanjye ko nshaka ubutunzi nkaba nanjye nabasha kuba nakikorera arambwira ati uzashaka agatabi k'ababyeyi 200,000 ndarindira ndavuga ati nzakubwira urumva urayabona oya nari na ku mushahara wa boss kuri YouTube yacu baduhemba niyo nahise njye nayafashe kuri 24 nibwo nahise mail turi kuri 30 ubu turi kuri 30 rero nibwo nahise mubwira namuhaye 200 n'ibikindi nyine yaje kugusaba mutarahura si ifoto se yansabye ifoto anyakango yansabye ifoto y'imyirondoro n'indangamuntu arambwira ngo agiye kundebera kuko niba ababyeyi banyemerera guhabwa ubutunzi ntanyatsi mfite ndabimwoherereza arambwira ati ababyeyi bemeye ko wakakira ubutunzi ariko uzaza ku Gicumbi guhereza ubutunzi banze ndebe koko niba inyatsi zose ntaziriho ubundi guhereza ubutunzi bwawe umuntu amenya gute ko afite inyatsi niyo mpamvu tubaka ikiganza cye ikiganza nicyo cyakira duhose zimwe ko umuntu afite inyatsi cyangwa ntayo ntanareba ko yemerewe umutungo iyo nsanze wemerewe rero ibyo yemerewe nibyo mubwira ibyo asabwa nkabimubwira akumva yabyumviramo akanakora ibikoresho ashobora gutegura nawe rero muri aka kanya niteguye kumwakira kuko ndumva namubwiye ko igikoresho azagisanga ahangaha nibyo cyamutumye igikoresho ikarito namubwiye azayisanga aha ariko amafaranga ndativugira nanjye kazagendera amafaranga ahite n'imwe kuri buri bwoko yo gushyira mu gihugu amaso kuri ekaratere kuko muganga ajya kwinjira amavu igikomangoma akavinya agasamanye buture inyamirambo nk'abantu n'abandi nanjye ibyo ndabyifuza nkaba nagenda nanjye nitwaye muri rusange wazana rero ya note nagutumye kuri buri bwoko bw'inote nta kibazo tubibwanga yanga bapfukama imbere y'igikoresho iyi ya 5 akira kiriya kibiriti uranire riraye mbe ndebe yuko banze ntarashyiramo ayo mafaranga uretse ubanze ucanire riraye ana nyagasani ushobora byose waremye nijoro ukarema mukarema rero rigaragaza ibimenyetso byo kwakira udini niyo kamina madayimoni atsinze izina rya Subhana Ta'ala ajye gucanamo he nshyiremo hano shyiramo turebe kurushyiraho guturika arimo n'abatsinda byemerewe ekeraho wowe ntabwo wemerewe gucana ihembe ry'ababyeyi afite ibikoresho yambitse ikibiriti hariya gusa kuba waremerewe kuza kwicara guhagarara ku gicumbi byonyine birahagije fata ya note kameramani idana nanjye ku murongo
Fatara igikarito kirimo ubusa. Dore ngiki igikarito kirimo ubusa. aho kuri hera ya bitanu Tubise ko n'abadukurikiye ari nyuma yacu abantu benshi bahuye ariko nashaka ibyo. ati gutungana no kwanyu babyeyi gutungana no kwanyu babyeyi kongera kuya bibiri gutungana no kwanyu babyeyi tereramo Amaso kuri ekara igikarito. gutungana no kwanyu babyeyi tereramo gutungana no kwanyu babyeyi tereramo iriya sikoci Uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana utuburira abantu igihe kuvuga ko bitangaza. mapoke Uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana kandi yarabivuze. Uretse gato angahe uretse mugabo uretse inote ya 5 y'igihumbi ya 2 na 5. Ubuzima burahindutse. bugiye guhita buhinduka aka kanya icitse Bashyizamo sikoci nireba neza bateranyije. Aho bateranyije. Ikakwifashiza ariko. Abona buryo wenyine twumvikana. Uretse. Yana shaka kwemera n'imfara ibyo. Kameramani sobanya byose. muga mbabarira koko umurizi Kameramani sobanya byose. twaje tunatungana mu modoka pe ambwira ati muzanye mu bintu bitari buze gukuka Kati. Muganga arimo arafunga ikarito. Twabonye ko ikarito babu nta kintu kindi kirimo. Nta kintu kindi kirimo. Nyine bashyiramo 5, bashyiramo na 2, bashyiramo n'igihumbi, ushyiramo na 500. Ikarito iruzuramo. ikarito agiye kucyuramo amafaranga yuzuye ahindura ubuzima Hari abantu bari bavuga ngo iyo umuntu yamaze guhabwa n'amafaranga atangira kuyakoresha ngo kuri banki bakayemera. abantu bose ayo mafaranga bayemerewe gukoreshwa niyo yaba arimo amadayimoni Babu uretse gato. Ntabwo ujya wenyine. bambikaho ibiganza ngo babyeyi twishimiye kuvuga ngo babyeyi twishimiye kwakira umutungo babyeyi twishimiye kwakira umutungo igitereko rero nimurikira ababyeyi bagisengere Wagiye gute? ugiye kukimurikira ababyeyi bagisengere kugira ngo bakire umutungo wawe Babu ubuzima bugiye muzagira gusenga. Babu ugiye gupfunda utayera. Urapfunda utayera mwese ukumva fuka wanyu. babyeyi dushimiye yuko mwemeye ko uyu mwana wanyu agomba kwakira umutungo ese umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha Uragura YouTube channel na ubu miliyoni 40 bagiye kuguha hano Kameramani haguruka ufate ibintu byose. Ikarita wayisenge. Miliyoni 40 bagiye kuguha muri iki gikoresho cyawe wasanze hano ku gitungo Koresha cyane. Uko bagipfundikiye ngiki. Kameramani byose. uzazikoresha Miliyoni 40 ntabwo ujya wenyine. ugiye guhabwa ntabwo uzazikoresha gusa oya ngiye nshaka kugurayo nkajya ncishaho ibiganiro bibereye abanyarwanda nkaba nanagura na moto yo kuzajya ngenda hari ubwo bagendanye Muga utagira ibyo ukora kamwibariza muga. Kubera ko ngiye mbonye amafaranga cyangwa ari mugamana. Muganga wese gatanga ubucemwe. Muganga banzu ni utangiye gukora ibitangaza. bushyize ibiganza umutungo wa Dawumana ndacyateza amatwi mbwira Ndashaka kukwibariza utanga ubutunzi gusa cyangwa ukora byinshi byatanga. nkora byinshi bigiye bitandukanye kuko nk'abagore batabyarwa n'ubugumba yari ibyo bakubuze ndakuvura yego amashitani amarozi ni ukuvuga ngo indwara zigiye zitandukanye ntabwo ari gutanga umutungo gusa kugaruza ibyibwe gutanga ibiti ibibanza ngo bigurishwe n'inyatsi zose Abagabo bateye ingo zabo n'abagore babaragiye. abatandukanye tukabahuza abo baroze umwangaro tukabasubiza mu ngo zabo Nabo hanze y'igihugu usaba bavura pana bari mu ntabwo mvura bo mu Rwanda gusa n'ubundi mvura n'abari no mu mahanga hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye buri wese ababiyitirira urababwira iki bibaba. nabwira abatwiyitirira nabwira abantu kugira ngo bazajye bashishiriza neza